mu ijoro ryo kuwa 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yashyizeho Gouvernema nshya igizwe n'abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bayobozi bakuru. Muri iyi mpinduka Dr j.nepo Abdalah utumatwishima yagumye ku mwanya wa minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X cyahoze ari Twitter, yashimye nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ku cyizere yongeye kumugirira. Ati ndumva nshimishijwe cyane kandi nshimira byimazeyo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ku cyizere yongeye kungirira ngo nkomeze nkorere abanyarwanda muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Nzahora nihatira kumva, gufatanya n'abandi no gushyira urubyiruko n'abahanzi mu mwanya w'imbere mu mpinduka zibareba.